Tugeze mu kinyejana aho umugore asigaye ayoboye isi. Kuva mu kinyejana cya kera umuntu w'umugabo niwe wari uyoboye isi, aho twavuga nk'ubwami bwari buyobowe na ba Farawo, Dawidi, Salomo n'abandi bose wagenda uvuga. Ariko kuri ubu isi imaze kwigarurwa nk'aho iyobowe n'abagore. Urugero twatanga mu Rwanda, abagore bari mu buyobozi bangana na 63%. Abahungu cyangwa abagabo urumva ko bangana na 37%. Naho ibyo bidahagije, uragera ku biro by'akagari cyangwa by'umurenge ugasanga benshi ni abagore. Ariko ni gute twisanze aho hantu? Njye nitwa Smoke, umwotsi ucumbukira hose, bahaye ikaze. Niba utarakora subscribe, uracikanwe rwose. Ahantu bisa naho binyuraniye barakenera ahantu h'imbaraga, bagahamagara abasore. Imodoka niba yaheze muri karitsiye, muri abasore baraho hafi. Niba hari umuntu witabye Imana cyangwa wapfuye, abashaka ishyamba ni abasore. Niba ari wese bacukura, abazicukura ni abasore. Niba ari ibintu bisaba imbaraga, baritabaza abasore. Ariko niba ari ibintu byoroshye, barifashisha abagore. Tugeze mu kinyejana kidashyigikira umugabo habe na gato. Niyo mpamvu uriho umwana w'imyaka 25 ukabona yarashaje, nta cyizere cy'ubuzima. Mbega muri make ubuzima buragoye. Bitandukanye na kera aho wasangaga abagabo aribo bayoboye isi, aribo batware, aribo bategetsi, kandi ubuzima bukomeza bukagenda neza. Abagore twabona nk'ababaye abamikazi bakayobora Hepatitas wo muri Misiri, Cleopatra wo muri Misiri, ni bamwe mu babaye abayobozi ari abagore. Ariko ntabwo bari benshi nk'uko hari ba Farawo, ba Salomo. Tuje no mu Rwanda ushobora kubona ba Musinga, ba Kigeli, ba Ruganzu n'abandi. Ariko kuri ubu birasa naho bigoye kuko umugore arakuyoboye. Ushobora kujya ku biro by'umurenge, aho kugira ngo umugore aguhe serivisi akubwira ngo sisitemu yapfuye. Sisitemu ni iki? Sisitemu ni uruhererekane rw'ibigiye gukorerwa cyangwa process ibintu biri bucemo, nabwo ni mu byumvise neza kuko hajemo ijambo process. Ni uburyo bw'urukurikirane bigiye kugukorerwa kugira ngo ibyo waje gusaba bigende neza. Ndabizi benshi turi kumwe kuri iyi ngingo. Ese ni gute umugabo yisanze hano hantu? Birasa naho tugeze mu kinyejana cyaho umugabo adashyigikiwe. Ni bande bamuritse inzu nziza? Ni abagore. Ni bande bakoresha imodoka nziza? Ni abagore. Nibyo kubera ko imirimo itanga amafaranga ni abagore bayifite. Biragoye niba njye ndi umuhungu ko bazangira faveri bakampa akazi ahantu runaka nahimanganye n'umukobwa. Biransaba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ngire icyo mfashwa cyangwa icyo banshyigikiramo. Niba mugiye guhatana ku mushinga muri umuntu w'umuhungu uhanganye n'umukobwa, amahirwe menshi umukobwa aragutsinda. Niba hari faveri ibonetse muri umurenge, amafaranga y'urubyiruko n'indi nkunga iyo ari yo yose, niba uhanganye n'umukobwa, biroroshye ko umukobwa ari bugutsinde kuko we aragirirwa faveri. Abahungu nta faveri. Mu gihe bimeze bityo, umuntu w'umugabo cyangwa w'umuhungu yafashe icyemezo cy'aho azishakira umubyeyi, kuko abakobwa bo bimaze kuba byagorana kuko baturusha amafaranga, biragoye ko wamugonda. Kandi abagore abenshi nabo batandukanye n'abagabo kubera ingeso y'ayo mafaranga. Ariko bigenda bite kugira ngo umugabo ari muri izo kondisiyo ariko tukaba twumva abagabo aribo bayoboye isi mu bijyanye n'amafaranga? Abagabo nibyo ngo bayoboye isi, abagore bakayobora abagabo.
uwo muri make nawe watubwira icyo wumva kirenze ikindi. Iki kinyejana kiragusaba niba uri umuhungu gukoresha imbaraga zikubye inshuro miliyaridi z'umukobwa, kuko we nta kintu na kimwe kigushyigikiye kugira ngo ugere ku iterambere. Njye nitwa Smoke, umwotsi usumbukira hose. Ndabashimiye.